cyusa ngiye kukubaza ijambo rimwe unsubize. Cyusa iriya nda isimba twite ni yawe cyangwa ntabwo ari yawe? uri muki? uri mu gashashi. Ishashi harimo agacupa nagashyize mu ishashi. Impamvu nagashyize mu ishashi ni ukugira ngo ubutaka butonona cya gikombe hakazamo imungu. Yego, hari n'ukundi nagenze mu ishashi kugira ngo hatazajyamo ubukonje bwinshi cyane cyangwa ubushyuhe bwinshi cyane. Ibyo ni iby'abaganga. Agacupa rero kari aho ukakanzanira, ntuzakamene, ntuzagate, uzakanzanire kugira ngo njye nkangize. Ni ukuvuga ngo ninjira mu nzu iyo ntebe ndende nzayegura nicukure munsi y'intebe hagati. Yego, ntabwo ari ugususura, ni ugusesa gutya. Haroroshye. Ugahita ukuramo ako gashashi ukakanzanira. Mbere y'uko hari ikintu wakora nzabanze nkukuzanira. Uzabanza umuzanire nyine kugira ngo umwonone, ntuzawujugunye. Ubanza uwangiza. Mfite uburyo nzawangizamo nanjye, kandi hari ikindi nzawukoresha. ubwo rero nimara kugerayo ngeze hari aho hafi y'aho mwabaga, ndaguhamagara. Ariko urampamagara hanyuma undangire neza n'uburyo wamfasha kugira ngo nkubwire aho umerereye, ugende undangira aho nakatira kugira ngo bari abahungu nanjye bamfashe. Noneho niba bagenda bavanaho akaboko bavanaho n'akaguru, sinzi Imana yabankiza. Ukuri ni uko rero, urumva nta yindi ntumwa ubikore gutyo. Ariko mbere yo kwinjira urabanza uhakikishe ko bari kure. Ibyiza rero wagenda nk'ubu ugacungana ukareba niba bagiye uhari, ibyo byadufasha. Nkamenya ngo baragiye. Ariko nafungura inzu bakansangamo. Kamarade uri hariya ngira ngo yambaga ndi muzima. Amagambo yavugaga ushize barimo kunkaba. Yagafunguzo ndagafite nakabiye. Ngomba kuza uko byagenda kose, kandi ntaza nkaho kuza. Karibu afande. Komere mukomere. muramukomeza. Kule wapakinze mu gisafari. Nari ngiye, hari ahantu nari ngiye ariko gato ntabwo ndi butindi. Amahoro se? Ni amahoro. Okay. Nazo twatubagendereyeho. Bacuze ko twamaze kuguha karibu. Ni amahoro ariko namwe? Ni amahoro. Mu kazi biragenda? Bya bindi byacu bisanzwe. Cyakwica n'umuntu. Bya bindi byacu bisanzwe. Hari ikintu mvuga twaganiraho gato, tugira ngo mu gihe gishize hari igihe twaganira nkubwira ko nashaka kubaza byibuze bwo byakunda ko umunsi w'ababyeyi banjye cyangwa bacu bitabye Imana, ariko aho bashyingura hazi byibuze ku buryo naho nimba umuntu abuze hamwe afatira ahandi ku buryo umuntu agenda agashyiraho indabyo naho wenda. Ese Rugema araza kuba yasubiza iki musaza wa Iribagiza? Byose tugiye kuba twabireba muri iyi episode igiye kuba yakurikira. Se uyu musaza yagambaniye Iribagiza cyangwa yagambaniye Rugema? Byose ugiye kuba wasobanukirwa. Rero nimba tubashije kugerana kuri uyu munota tukiri kumwe, mwandira kuri iryo jambo ryanditseho subscribe, nurangiza ujye muri comment utangemo ibitekerezo byawe by'uburyo ubonamo filime Inzira y'Umusaraba. Nimba nta n'igitekerezo ufite ushyiremo ama emoji y'umutima, ubundi ngusobanurire buri kimwe uyu musaza yabashe kuba yakora n'icyo Rugema araza kuba yasubiza uyu musore. Tugiye kuba twarebera hamwe ibintu bigiye kuba byaza muri episode igiye kuba yakurikira iyi ngiyi. Ese uyu musaza koko yagambaniye Iribagiza? Rero icyo kibazo abantu bakibazaga giye kuba nakigusubiza. Muribuka neza ko ahaye urufunguzo Rugema abantu mumaze kureba episode irangiye, akabasha kuba yamurangira umuti
Iribagiza azanywa wa kabiri ahantu mu cyaro, akaba Rugema akaba yaragiye kuba yawuzana. Rero uyu musaza ntabwo yigeze agambanira Iribagiza, ahubwo agiye kuba yamuha umuti. Rero ikimenyimenyi kigaragaza ko uyu musaza agiye kuba yamuha umuti ngiye kuba nakikubwira. Nuko uyu musaza mbere yuko abwira Rugema aho amurangira umuti, mwumvishe ko amubwiye ati uzagende uzane uwo muti, ntuzawangize cyangwa uwumene, ntihazagire ikindi kintu na kimwe uwukoresha, uzawuzane aba ari njyewe uwangiza. Rero ni ibintu byiza cyane uyu musaza abashe kuba yakora, kubera ko uyu muti nyine Rugema nabasha kuba yawuzana azawuhereza uyu musaza ahite awuha Iribagiza. Uri kumva ko uyu musaza atigeze agambanira Iribagiza. Ni ibintu byiza cyane Imana yabashe kuba yamukoresha kugira ngo atabasha kuba yagambanira Iribagiza. Rero nimba ujya wemera ko Imana ikora ibitangaza, umuntu akemera agaca mu nzira zigoye ariko ikabasha kuba yamucishamo ibitangaza byayo, jya muri comment wandike amena cyangwa ushyiremo ko Imana ibikora, yuko tubonye ko uyu musaza atabashije kuba yagambana. Uyu muti rero Rugema agiye ko yazana mu cyaro, uyu muti azawuzana awuhereze uyu musaza ahite awuha Iribagiza. Urumva ko ari ibintu byiza cyane, abantu mwari mumaze kuba mwamwanga muvuga ati uyu musaza yagambaniye Iribagiza, ntabwo yigeze abikora, ahubwo nuko yagiraga amuhe umuti wa nyawo noneho ahibereye. Uri kumva ko uyu musaza atangiye kuba yakora ibintu byiza. Abantu benshi mwe mutangiye kuba mwamwanga, muhurira aho hasi muri comment mutangemo ibitekerezo byawe. Nimba nta n'igitekerezo ufite ushyiremo emoji y'umutima kugira ngo turebe ko kuri uyu munota twari turi kumwe n'abantu babashe kuba bagera hano. Rero Rugema hano yari arimo yisobanura, bari bamubajije ati ni hehe baba barashyinguye ababyeyi banjye. Rero Rugema kubera ko atahazi ntago ahibuka kubera ibyaha yakoze, kubera ko yapfuye kubashyingura ahantu abonye hose, ntago yigeze abashyingura mu cyubahiro. Niyo mpamvu Rugema mwabonye ko ahise agira isoni, agatangira kuba yakibajisha ku ruhande, agatangira kuba yareba ku ruhande. Ese Rugema ibye biraza kuba byagera hehe? Araza kuba yabwira iki? Urumva ko Rugema agiye kuba yajya mu mazi abira, kubera ko uyu musaza tumaze kumenya ko adafatanyije na Rugema, ahubwo ari ukumubeshya kugira ngo azabashe kuba yavura Iribagiza. Uri kumva ko Rugema ibyo bigiye kuba byarangira, kubera ko agiye kuba yasigara ku ruhande rwe wenyine, agatangira kuba yakitekerereza. Ziriya mpapuro z'imitungo uyu musaza yabashije kuba yamuha ntabwo ari impapuro za orijinali, ahubwo yageraga ngo abashe kuba yagera hano muri runo rugo kwa Rugema, azabashe kuba yavura Iribagiza. None Rugema niwe ugiye kuba yazana n'umuti ugiye kuba wavura Iribagiza. Uri kumva ko rero Imana ikora ibitangaza, ibintu bigaca mu nzira nyinshi ariko bikemera bikaba. Iribagiza agiye kuba yanywa umuti wa kabiri kugira ngo abashe kuba yakira. Uri kumva ko ibintu bigiye kuba byaba byiza muri ino filime Inzira y'Umusaraba. Nimba ugeze hano kuri uyu munota tukiri kumwe, jya hasi muri comment wandike ko Iribagiza agiye ko yanywa umuti. Nimba ubyishimiye ubivuge, kubera ko Iribagiza namara kunywa umuti wa kabiri azahita yibuka ibintu byose. Uyu Rugema agiye kuba yajya mu mazi abira, agiye kuba yatangira kuba yaseba, kubera ko twamaze kuba twabona ko uyu musaza nubwo yamutumye umuti yamubuje kuba yawangiza, yuko uyu musaza aba agifatanyije na Rugema. Uyu muti yari kubwira Rugema ati azana wangize. Rero uri kumva ko uyu musaza afite imigambi myiza yo kuba yavura Iribagiza. Abantu bamaze kuba bamukunda, noneho bamaze kuba bamubabarira, mujye muri comment muvuge ati Papa Kamarade ndamubabariye, kubera ko yari yarambabaje hano muri filime Inzira y'Umusaraba. Igihe yari yarakinaga atwereka ko yagambanye, yari yarababaje abantu benshi, abantu bamubabariye. Mujye muri comment mubivuge, kubera ko ari ibintu byiza uyu musaza abashe kuba yakora hano muri filime Inzira y'Umusaraba. Ese Rugema ibyo biraza kuba byaherera hehe? Araza kuba yasubiza iki? Byose tuzabirebera hamwe hano muri episode igiye kuba yakurikira. Ibintu bizaba bimeze bite? Abandi bantu se mwabonyemo n'ibindi bintu bibashe kuba byatangaza abantu? Hano tuvuga ku bintu byarangiye biraza muri filime Inzira y'Umusaraba, ibigiye kuba byakurikira muri episode igiye kuba yakurikira. Rero iyi channel niyo y'ukuri ibasha kuba yabagezaho ibintu bigiye kuba byakurikira muri filime Inzira y'Umusaraba, kubera ko mwamaze kuba mwabona ko ariyo ifite n'abasubscribers benshi. Hari abantu babashije kuba batwiyitirira, babasha kuba bababeshya kugira ngo nimuze kuba mwasobanukirwa, ariko hano wabashe kuba wahagera. Iyi channel niyo
isobanura neza filime Inzira y'Umusaraba, ikabasha kuba yabageraho uko wabyumvise hano, uko ibintu biba bimeze hano, tubasha kuba twabibabwira tukabibaciramo muri makeya, ubundi mukaza kuba mwabikurikirana muri filime Inzira y'Umusaraba. Ese Cyusa koko abantu mwari muri kwibaza ko Cyusa twarangije bamubaza ati iriya nda Isimbi atwite n'iya Cyusa, byose nabyo tugiye kuba nagusubiza icyo kibazo, kubera ko iriya nda Isimbi atwite ntabwo ari iya Cyusa, ahubwo muribuka ko Isimbi yari yaragiye yamaze kuba yatwita ahita agenda ava kwa Rugema, yari yaragiye kuba yashaka, yaragiye rero arashaka, urugo ruramunanira, yaragiye ashaka umugabo w'umukene cyane, urugo ruramunanira, ubuzima buramukubita. Rero niyo mpamvu Isimbi mwamaze kuba mwabona ko ashaka kuba yashyira inonda kuri Cyusa kugira ngo abashe kuba yarera uyu mwana, kubera ko aho yari yaragiye kuba yashaka ubuzima bubashe kuba bwamunanira. Mwabonye ko yagarutse noneho ibintu byarahindutse, inzobe yarabaye umukara, ndetse imyenda yari yarajyanye mu bikapu ayigarura mu bikarito. Uri kumva ko rero ubuzima butari bumumereye neza, ariyo mpamvu ashaka kuba yashyira iyi nda kuri Cyusa. Cyusa se araza kuba yakemere iyi nda? Ese araza kuba yayirera? Byose turaza kuba twabirebera hano, ariko Cyusa yamaze kuba yahakana iyi nda, avuga ko iyi nda atari iye, ashobora no kuba atarigeze aryamana nawe, ariko twebwe twamaze kuba twabimenya ko mbere bari baramutuburiye Cyusa bakamuha uyu mukobwa Isimbi, bakamubwira ko ariwe Iribagiza, kubera ko Cyusa yaje aturuka mu mahanga ashaka umukobwa bakuranye kera bita Iribagiza. Rero babashe kuba bamutuburira, bamubwira ko Isimbi ariwe witwa Iribagiza, Iribagiza bahita bamwita Isimbi kwa Rugema. Uri kumva ko rero ari umuryango mubi cyane wabashe kuba wabeshya Cyusa, akabasha kuba none bakaba bashaka kuba bamubeshyera ati niwe wateye iriya nda Isimbi. Uri kumva ko filimi yacu Inzira y'Umusaraba itangiye kuba yagera ahantu haryoshye cyane. Rero nimba tubashe kuba twagerana kuri uyu munota, umaze kuba wasobanukirwa buri kimwe kibera hano muri filime Inzira y'Umusaraba, kanda kuri iryo jambo ryanditseho subscribe nimba uraribona, nurangiza ujye muri comment ubashe kuba watanga ibitekerezo byawe by'uburyo ubonamo iyi filime Inzira y'Umusaraba, kubera ko ibintu bitangiye kuba byahinduka ibindi abantu tubasha kubana hano mwamaze kuba mwamenya channel y'ukuri ibasha kubagezaho amakuru meza abasha kuba yatambuka muri filime Inzira y'Umusaraba. Niyo mpamvu nawe utagomba kuba wajya ucikwa n'izi video tugenda tubagezaho, kubera ko ari ibintu byiza cyane bibasha kuba byahatambuka, ariko tubasha kuba twakuramo n'amasomo hano muri filime Inzira y'Umusaraba. Ariko reka tuba tugarukiye hano kugira ngo tuze kubona uko dutegura filimi yanyu neza, ize kubageraho ibintu bimeze neza. Rero nimba ubasha kuba wadukunda, ntugende udatanze igitekerezo cyawe, kubera ko igitekerezo cyawe ni ingenzi hano kuri ino channel kugira ngo kibasha kuba cyafasha abandi bantu benshi.